reka twifuriza abantu bose ikaze abari hirya no hino by'umwihariko reka mbanze nguhereho mushumba. Murakoze cyane Yesu nashimwe. Nahimbazwe meze muti. Turashima Uwiteka. Muri amahoro. Buracya bukira. Kongera bugacya. Amaherezo akaba yahe? No kubaho. Amaherezo no kubaho. Ahandi muri amahoro. Bon, Uwiteka araturinze. Nibyo bya mbere, cya mbere n'ubuzima. Yego. Hanyuma ibindi byo nibigenda byiyongeraho ariko ifite ubuzima byose birashoboka. Tubayeho turaho. Hanyuma reka twiyegereza abavandimwe bacu bari hirya no hino batandukanye tubifurize ikaze tubahereze kandi nabo. Ni karibu ku Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi hagati. Nkunda kubivuga ndetse naho radio Inkoramutima yambuka ikagera hirya y'imipaka. Abo nabo turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro mbwira nawe. Ndagira ngo aho bari wese ufite urushinge yashize kuri 107 n'igice kimwe ntakureho urese yumve mikaze nokuri ngaye nguko. Hanyuma rero ngira ngo twongeye twagarutse kandi hari byinshi Imana bagiye ishyira ku ngize imitima yacu kugira ngo dufatanye kubisangizanya n'abadukurikira tugenda turushaho kungurana ibitekerezo kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo. Nokuri. Hanyuma uyu munsi rero ni byinshi Imana yaduhaye byinshi kabisa kandi ntago wabyoroshye cyangwa cyababandi ngo ntago wabyoroshye ari gihe tukora ikiganiro kuvana ati ntabwo byoroshye abumva ari ibintu bikomeye ariko hamwe n'umwuka wera agenda asobanura benshi kuko iyo urebye amabaruwa batwoherereza ndetse nuko bahamagara abenshi baba bafashijwe kandi hari n'ababa bahamagaye ntibikunde kubera ko umurongo w'ibyiganirwaho n'abantu benshi abo nabo baje bumva ko tuba turi kumwe nta kibazo cyabo gusa icyo tuba tubasaba nuko babwirana bakabwirana n'abandi bafite radio bafite telefone kugira ngo baje bakurikirana ibi biganiro ku manywa na nijoro. Hanyuma ntabwo turi buze gutinda ahubwo tureta amugorande ngo turakubita tubangura turata twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina aho uyu munsi turuza kuganira ku kintu gisa nkaho kitoroshye ariko none gikunze kwibazwa n'abantu batandukanye. Rimwe na ugasanga n'abagikora cyangwa se bakijyamo ariko badasobanukiwe icyo ari cyo cyangwa bahubutse ariko kazumva n'undi muntu arongera ati ibi narabigiyemo bimaze imyaka 20 cyangwa 30 ariko ubu nibwo ngiye nabisobanukirwa. Yego. Ukibaza iyo myaka yose yabaye imfabusa byari byifashe biti ntago iba yarabaye imfabusa nicyo gihe yarahagazemo ariko burya ubwenge bugenda bwiyongera nkuko muri 80 nta telefone zabagaho ariko uyu munsi buri muntu wese usanga yitwaje rero ni ibintu bigenda bivuka. Sinzi niba twaragiye twivugaho umuntu apfa afite amapaje adakoresheje rero niba kiriho hari page iba ifungutse none iyo page yimugezeho rero ni bugatangira kumenya ngo bya bintu burya byari bimeze bitya ese uko nari narabyize ko atari ko bisobanukiwe ubwo rero icyo gihe kiba kigeze ye kwicuza ngo cya gihe ubwo nataye umwanya w'ubusa oya nicyo gihe yarahagazemo nawe akitungura. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku ijambo rito cyane ariko rigari rito cyane ariko rigari ni ijambo rivuga ngo agakiza niki rivuga ngo agakiza niki. Hanyuma tukareba iryo jambo noneho turaza kusa nk'abaryongeramo akantu kamwe kavuga ngo agakiza ko hambere kahuzwa gute n'ak'iki gihe. Hanyuma tukavuga ngo se kaba gatandukanye n'ak'iki gihe ko hambere gatandukanye n'ak'iki gihe mbere yuko tugahuza. Ni mu ijambo rimwe rivuga ngo agakiza niki ariko se agakiza ko hambere kahuzwa gate n'agakiza turaba dukiza tubiri Imana bidufashemo ariko bienvenue hari ikintu nagusaba wambawariye ugatanga nka nimero nibura nk'ebyiri cyangwa 3 sibyo noneho hakagira abantu batubwira bati ese ko mwagitwaye nabi ko mugitangiye nabi cyangwa se gitangiye ukundi kuntu agakiza ko hambere
na kubu wagahuza gute kugira ngo bibyare kuba ububyara mbese bibe ubuvandimwe wambabarira ukabinkorera bibe umuntu umwe hanyuma okay ntacyo reka turebe niba hari umuntu abantu babiri ushaka kutubwira wowe umuntu avuze ijambo agakiza niki wumva iki hanyuma unatubwire ese iyi nyito dukoresheje urumva ariyo cyangwa ari ukuntu wayigorora wayitugorora neza kugira ngo ibashe kumvikana neza cyangwa gusobanurwa neza tunamenya ko baba badukurikiye hanyuma duhamagara ku murongo wa telefone 078 76 81 636 hari na Airtel ariko yego 072 8 10 7 100 hanyuma aho ngo araza kutubwira ese agakiza ni iki abantu bihuse kuko iminota nayo ntabwo ibihagaze kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza halo haragiye ntacyo uyu ni umwe aranyarutse reka twumve undi nawe wihuse twumve nawe halo uyu ni uwa kabiri nawe aranyarutse kaduha amahirwe undi umwe nibidakunda turakomeza imana iturenge halo yego wiriwe neza mukomere amahoro ninde urahagana he ni Anje umva njyewe udategereza amatsiko yagize ahubwo mugire vuba vuba oya tubwire wowe ubyumva gute nimbwira nawe agakiza njyewe mba numva agakiza k'ubu n'agakiza ko hambere kakabaye ari kimwe ariko abantu bagafite ak'iki gihe hari ubwo bunavuga gute tubwire uko ubyumva ariko abantu bagafite hari abagafite n'ubundi ka kera ariko hari abagafite k'ubu ngubu bagatwara uko katari ak'ubu ngubu kameze gate arakwebye nta no gusezera Anje turamukunda n'abandi bose badukurikiye akabahise akwepa ariko abonye bikomeye kuko ahangaha harimo urugamba rukomeye abati ngize amatsiko mumbwire hanyuma ahise anyaruka ahise akwepa niyishimire ko ari mbwira nawe hanyuma ntacyo undi umwe aramutse yihuse twamuha ikaze umwe aramutse hari yihuse twamuha ikaze ukatubwira wowe iyo bavuze agakiza wumva iki hanyuma agakiza ko hambere na kubu wabo kaba gafite igihe itandukaniro hanyuma se nyito tuyibihaye niyo cyangwa hari uburyo wabidufasha kubigorora ukatubwira uti nyabona mu binyuzaha ngaho bitware gutya ndumva aribwo bishobora kugira ugororangingo busobanutse hanyuma nawe utubwire uko ubyumva hanyuma ndibaza twagenda ntacyo bitwaye twatangira kuko iminota nayo ndabona iminota yiruka kandi ikiganiro ni umwuka wera uri buze kubana natwe umwuka wera buze kubana natwe ubundi tukabigendanamo neza hanyuma agakiza tubanze turebe agakiza iyo umuntu avuze ijambo agakiza ibyo nyine gusa nakiriye agakiza wakiriye agakiza cyangwa se bari abantu bakiriye agakiza hagarukamo ijambo agakiza agakiza wambabarira nkabanza agasomera ijambo tugendera bafite aho rihuriye n'ibyo turimo reka turebe ko byaza cyangwa tube tunashima imana nk'uko usanga tubikora n'ubundi mu biganiro nk'ibi ngibi uko niko kuri mana iki kiganiro niwe wagiteguye kandi ni wowe ugiye kugiha abera bawe kandi abahinduka bahinduke n'abarimo bakomere kandi natwe duhagarike mu mbaraga zawe turabyize kubyumvise mu izina rya Yesu amen amen kadusome ijambo riri mu Befeso ibice 2 ndifashisha imirongo 10 nubwo ari miremire ariko urihangana natwe twihangane twese titire y'amagambo iravuga ngo gukizwa n'ubuntu sagakiza twavugaga Abefeso ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10 yego nagira ngo tugendane n'abantu dukurikiye mwegeze hafi indanguramajwi yanyu cyangwa se mugeze yagufasha kugira ngo dukurikire Abefeso tugendane neza ijambo kurindi kugira ngo utaza gutakara Abefeso ibice 2 umurongo wa mbere kugeza 10 ufate n'agakayi n'agakaramu hanyuma ujye wandika utuntu nk'utu ngutu kugira ngo tugendane neza tuba turuganira ikiganiro gikomeye cyane
gikomeye rwose. Dusome mu izina rya Yesu. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. 4. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Gufashwa biremewe muri iki kiganiro? Ntago mbizi, ariko habamo gufashwa. Burya gufashwa biremewe muri iki kiganiro? Kubamo, kuko burya iyo ufashijwe ubusobanukiwe icyo utaruzi. Iyo usobanukiwe icyo utaruzi urafashwa. Ndavuga nkanjye uyoboye ikiganiro, ubwo uramenya utajya mu mwuka ukajya mu mpano. Wabona ugiye no mu ndimi, ariko wihangana ufashirizwemo indani, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo, ntago ari ubu, ni kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni kera ariko kugira ngo tuyigenderemo. Katujye mu kiganiro, ari abakera ari nabo haza gutana. Katujye mu kiganiro, tugarukiraho. Hanyuma iki gice usomye gihuriye he n'ingingo turiho? Ingingo turiho yo kuvuga ngo agakiza. Mbere ukatiye kwanza kwibaza ngo agakiza ni iki? Akurumva ko sinzi niba dukizwa ari ikigare mushumba, kuko birabaje kuba uri nk'umukristo umaze imyaka 5, 6, 7, 8 mu nzu y'Imana, mu itorero runaka, umuntu akaba yakubaza ijambo agakiza ni iki, yego ntubashe kubidefinisa. Ubu nyine ubwo subuze byirimo cyangwa ni ikigare, ni rutine muri ritima arimo, aba yumva ari yoyo kandi akagenda yumva ari byo. Beno ntashobora gukererwa. Erega agakiza niyo mpamvu umwuka wera yaguhaye ikibazo kugira ngo kibaze n'abantu, cyangwa se kivugirwe n'aha ngaha kize gusobanurirwa. No kuvuga ngo agakiza ni iki? Ese agakiza ni iki mu by'ukuri? Rero niyo mpamvu muri uyu mwanya abantu bose baduteze amatwi bagiye gusobanukirwa neza agakiza ni iki. Uko nitumara kumva agakiza icyo ari cyo, ndahita ntekereza agakiza ka mbere, yego, hanyuma mfate n'agakiza niba ari akubu nk'uko bitubwiraga bamwe, hanyuma ndeba se udukiza ni tubiri, hanyuma tuze kureba igisubizo. Tuze kureba igisubizo. So rero niyo mpamvu twitabaje aya magambo ari muri Bibiliya. Ahari abantu bagira ngo ikiganiro tuba twateguye ntago kiba kigenanye na Bibiliya. Yego. Ariko turamenyesha abantu bose ko ibi biganiro byose bitegurwa, icyo tuba tuvuga tuba duhagaze ku ijambo. Yego. Kuko ijambo niryo tuyobora. Abagalatiya 5 haratubwira ngo muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Rero agakiza ni iki? Hano hatubwiye ko ari ubuntu. Ubundi agakiza ni ubuntu. Ubu buntu buturuka hehe? Ese aka gakiza kitwa agakiza bitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo agakiza ubundi ni Kristo. Kristo niwe gakiza kacu, niwe waduhaye, watwinjiyemo aduha ku gakiza. Ni ukuvuga ngo agakiza gaturuka ku kintu wari ufite kikuremereye kinini
wikoreye ufite kikuruhije kikubijije ibyuya hanyuma hakagira umuntu uza ikintu gituma mvu udatekanye ni ukuvuga ngo mbese ukaba utwaye nk'ibiro 50 kandi yenda ufite ibiro 40 ni ukuvuga ngo bikurushije imbaraga noneho kikaba kigutsikamiye ariko udashobora kukikuraho udashobora kukikuraho yego noneho icyo gihe wagira amahirwe ukabona umuntu araje arakubwira ati ariko ndabona uremerewe reka muture uwo mutwaro wikoreye iki kintu kikuremere kandi gukureho reka nkigukureho iyo amaze kugikukuraho uraruhuka wumva aho imitsi yari yareze yongeye gusubira mu mwanya yego noneho ugatangira kwibaza icyatumye wikorera icyo kintu kiremereye none rero uwo muntu yakigukuyeho aba afite n'uburenganzira bwo gukuruhura akagenda agitwaye akakugeza aho wari ugiye twabyumvise kandi sawa cyane none rero ni ukuvuga ngo icyo gihe uwo muntu araruhuka iyo amaze kuruhuka rero yishimira uburyo uwo muntu amuruhuye amuruhuye cya kintu cya kimuremereye nicyo cyazanye Yesu aza kuruhura abari bafite intimba bafite n'imitwaro bikoreye ibaremereye itabahesheje amahoro hanyuma abahereza imbabazi ze abahereza ubuntu noneho bwa buntu butuma abaruhura noneho abahereza agakiza ni ukuvuga ngo abakiza cya kintu cyari gitumye babuza amahoro yego ako niko bita agakiza rero sasa wow aha uvuga ngo ni nko guhabwa ingurane uhawe ingurane wambuwe icyari kikuremereye uhawe ikiguhesha amahoro gikumva igituma wumva uguwe neza wumva nyine umerewe neza Rwanda rwacu ndarukunda icyo ndukundira rufite abayobozi bareba kuri urabona hari abantu babaga mu manegeka imvura yagwa bakumva bagize ubwoba bw'uburyo inzu ishobora kubagwaho ariko leta iravuga ngo aba bantu bava hanga bakajya hano heza barangije bambaraga ubushwambagara ntibicaraga mu ntebe bashyirwa mu nzu nziza yego agakano numvise kanjemo noneho bava umutwaro bari baremerewe wari ubaremereye wo kumva ko inzu zabagwa bagapfa bose barayiruhurwa bayibakuramo babashyira mu nzu y'umutekano ahantu hatari umuyaga ubatwara ahantu imvura idashobora kubahitana uyu munsi baruhutse bwabwo bari bafite intimba bari bafite umubabaro bari bafite akenshi uzajya ubireba ubona babyina bavuga bati harakabaho perezida wacu kubera ko yabakuye hahandi hari baremereye numvise ako kantu kanzamo mbona ni keza nako ariko ni ukuvuga ngo ni ahantu waruri hakuremereye ariko wajya kubona ukabona agukuyeyo ako ni agakiza gakomeye cyane hari kera twajyaga dusoma mu gitabo hari umuntu w'umukecuru ntabwo yari umukecuru cyane yabaga mu gice cy'ingunguru hanyuma umugabo araza aramusanga abantu banyumve noneho bahamusanze basanga araryama mu gice cy'ingunguru ariko amaguru akaguma hanze imvura yagwa akanyagirwa umunsi umwe ahamusanze ngo aramubwira ati ariko nta muntu wakugirira neza akagukura muri iki gice cy'ingunguru wa muntu aramubwira ati ninde se wabikora ninde wabinkorera byagenze biti umuntu yaramubwira ati rero sohoka muri icyo kigunguru uzi ko wa mubyeyi yagiye kurabukwa agasanga ari mu nzu nziza aragenda asanga hari bikari asanga hameze neza mbese muri make yageze igihe aba umwamikazi aho umuntu ukomeye cyane ariko aribagirwa ngiye nsimbuka gukora ikirekire kugira ngo tutaza gutwara umwanya munini kuko hari ibindi dushaka kugira aho tubicukumbure noneho ikintu gitangaje yaribagiwe yibagirwa ko yabaga muri ya ngunguru kandi biraza kujyana na hahandi twavugaga uburyo agakiza ka kera nubwo tutarakomotoza ariko ntekereza ko ariho turi kwerekeza noneho rero arangije arakira agira inka agira intama ihene arangije ageze igihe agira n'abagaragu n'abaja ngo akajya abyutse ngo asanga mu gitondo asanga bari gukoropa asanga batetse icyayi mbese aranezerwa arangije yibagirwa ko yabaye mu ngunguru umunsi umwe wa mugabo aza kumusura yambaye ikabutura iriho ibyondo agenda n'ibirenge yisize ibyondo nyine kwari kugira ngo arebe wa muntu aho yavuye aracyahibuka wavuye hahandi none ikintu gitangaje ngo yasanze ari kutambagira ibikingi bye noneho ngo aza yiruka ashaka kumuhobera baba abagaragu n'abaja baravuga bati uriya muntu ari gushaka kuguhobera wa mugore arahita avuga ati rimwe kabiri gatatu mujugunye munsi y'umuhanda Jesus aravuga
ati wambabure ngagukora intoki zari zanduye urumva yayisize ibyondo kugira ngo arebe ko wa muntu ashobora kuba yibuka ibintu byamubayeho noneho undi waravuga ati nimujugunye mbete mujugunyire hakurya ariko anamubwira ati mbabarira ngo uhobere cyangwa usuze nigendere undi byabaye bite yararakaye aravuga ati ntabwo nahoberwa n'umuntu umeze nkawe nshakara umuntu utazi gukaraba kweri ni umwamikazi ikintu cyakurikiye niki baragiye bajya mu birori ubwo wa undi yarigendera ati mwinjugunya reka nigendere nta kibazo baramuheza barangije bararya baranywa barabyina bararyama mu gitondo abyutse sasa asanga ari mu gice cy'ingunguru kwibagirwa asanga ari mu gice cy'ingunguru abagaragu bagiye inka zagiye buri kintu cyose cyagiye asigaye wenyine ari mu gice cy'ingunguru ahantu harimo ibanga yenda tuze kuhagera aho ngo mpavanya kandi kandi reka dukomeze bise nkandika rero aka gakiza niki ngira ngo twabisobanuye nta nubwo tubisobanuraho cyane kuko kirumvikana ni Yesu waje atuzaniye agakiza k'ubuntu yego kuko twabisomye noneho tugeze ku murongo ngira ngo wa 18 haravuga ngo twakijijwe n'ubuntu yego ubuntu kubwo kwizera n'umurongo wa 8 sorry umurongo wa 8 hanyuma hano ngira ngo tuze kugera no turebere hamwe noneho agakiza tumaje gusobanukirwa wenda agakiza icyari cyo yego hanyuma reka turebe nta hantu numvishe agakiza ko hambere n'agakiza kubu ubundi mushumba ku myaka yawe ntago uri mutoya yego reka twibaze twe kwinjira ubu ngubu mbere Bibiliya mwasomaga niyo yingiye ni yingiye ntago yahindutse ariko hani nizo bahinduye hari izo bahinduye bashyiramo izindi nyuguti ngiye mfite Bibiliya 5 na kangahe iyo somye ubona itarigeze ihinduka iyo ngiyo ndayifite nyigenda na buryi okay abantu babyumva habayeho uburyo bwo kuvugurura Bibiliya ntabwo ndibuze kubarwanya kuko barabikoze kandi Bibiliya iragendera somwa ariko rero ngiye mfite iriya 5 na kangahe hanyuma iyo niyo nsoma kuko ndayumva cyane irandyohera cyane uramutse unayinyibye wawunciyemo kane ni kuvuga ngo agakiza warumbajije noneho najya gutwinjira muri iki cyumba cyo hambere utubwire bava ngo utaganiriye ngo nase nta mico se kurasize avuze ndagira ngo use nk'utwinjira gato tubwire imibereho y'abantu bo hambere wenda yo mu gihe cyawe gikizwa cyangwa se no mu gihe na kera mu buto bwawe nkurumvaga zabo hambere bakubanjirije uko ndagira ngo tuve muri Bibiliya tujye muri reality noneho y'ibiriho y'ibyo wiyumviye ibyo wabonye amaso yawe ibyo wiyumviye hanyuma uduhurize hanyuma turaza kugera muri generation noneho yanjye naye nakubwira ibyo busasa hanyuma tubiraho duhurira yego akoze cyane Imana imfashemo ntabwo nje kwirata igihe nakira agakiza ariko ndabivuga kuko byambereye umumaro mwiza nakira agakiza muri mwe byabasha ko hari n'abari kudukurikira nabo bagasaziyemo bari ko kumva nakira agakiza rero muri 82 naravuga warutaravuga ako gakiza nakiriye ntabwo ndibuze waje kuvuga uti uraza kuvuga mu rwego rwaho imyaka yawe ugezemo ariko reka mvuga mu gihe cyanjye buriya ari ibintu abantu bajya bitiranya ariko agakiza twakiriye icyo gihe kari gakomeye karimo igikamba bivuze karimo amazizi niba abantu baza amazizi simbi kari suko nuko kakarara kari kameze ukundi kuntu mbese niba ari umwumba turura niba ari igitoki kimwe kigira amazizi niba mubyita amazizi ababyumva amakakama n'ibindi bindi mbese muri make uko mu cyumva cya kindi batara bakuramwe imitobe ndetse ako gakiza ndashaka kubwira ngo agakiza dusenga twebwe icyo gihe dukizwa twakira agakiza ntabwo hariho ibintu ngiye kuvuga abantu babyumve neza ntabwo hariho gusengera umugabo ntabwo hariho gusengera umugore ntabwo hariho gusengera imodoka cyangwa inzu ntabwo hariho gusengera ubukire n'ibindi bindi oya hariho gusenga Imana ngo ndashaka kuvugana n'Imana ndashaka kubona Imana naba ndi kugenda izi nyiyereka imbere ndashaka kugirana ubusabane n'Imana nuvuga ngo igihe cyose wasengaga wumva gushaka kugira ngo ubone Imana ikunyuza imbere kandi koko byarabaye twagiye tubona ibimenyetso bikomeye byinshi cyane
dufite ibimenyetso bifatika ku buryo nakubwira ako gakiza twari dufite twageze igihe aho ugenda mu nzira wagera ahantu hari inzira ebyiri ukumva ijwi riraje rirakongoreye mu gutwi rirakubwiye ngo nyura aha kuko aho ugiye kunyura wahategewe urumva ni ukuvuga ngo kari agakiza ko gushaka kuzabona Imana noneho ni ukuvuga ngo ibyo twumvaga bya kera by'abasaduraka Mishaka na Abedenego ba Daniyeli ba Eliya bakundaga kubitwigisha cyane bakatwigisha uburyo babayeho uburyo bagiye barwana intambara inzira baciyemo uburyo bagiye baganira n'Imana ba Mose n'abandi ni ukuvuga ngo badukumbuza kuvugana n'Imana mu gihuru cyaka murumva uraza kumva wowe muri ako gakiza kawufite kuvugana n'Imana mu gihuru cyaka wumva mbese nugenda no mu ishyamba uri buza kujya kubona ubona ijisho riragukanuriye uri buza kubona kotsi kaje cyangwa umurabyo ukubise uhita uvugana n'Imana ubundi wahoraga witeguye kuvugana n'Imana vizavi nubwo ngo igihe cyose wumva gushaka kubana n'Imana noneho icyo gihe nta muntu wagiranaga n'undi kibazo mu ikintu gitangaje nta muntu n'umwe wagiranaga n'undi kibazo ni ukuvuga ngo muri iyo misengere yacu twasangiraga akabisi n'agahiye niba ufite igice cy'umwumbati ukaba ugiye mu cyumba cy'amasengesho ukagerayo ukiri kukirya ni ukuvuga ngo byasabaga ko n'abari mu cyumba bose bakiryaho umviriza ni ukuvuga ngo niba ufite ubunyobwa mu mufuka abantu babyihanganiye twabaga mu cyaro twakarangaga ubunyobwa tugashyira mu mifuka yenda wiriwe mu murima ariko ugeze mu rugo ubonye burira donc urajya guteka bishye icyumba cy'amasengesho cyageze bagukingiranye reka nkubwira akantu uzi ko hari itegeko Imana yarashyizeho uburyo bwo kwinjira mu cyumba cy'amasengesho ni ukuvuga ngo ukaba uzi ngo saa 12 nuzirenza urasengera inyuma y'icyumba ni ukuvuga ngo wahora guharanira kugira ngo utagira zeru imbere y'Imana mbese utagira ikibazo uhura mbese Imana itagutenga ikakwirukana mu cyumba cyayo rero ukanirinda gukora ikintu cyitwa icyaha iteka ryose ni ukuvuga ngo wahoraga wigengesereye ariko bienvenue uzi ko twakijwe ukagera igihe wajya gukandagira agasimba kari mu nzira ukumva n'ugakandagira urabucumuye ukumva mbese ugakandagiye waba ukoze ikintu nakaremwa k'Imana mbese twageze igihe turakizwa imitima yacu ihura n'Imana ukumva igihe cyose urashaka guhora mu Mana kandi koko reka nkubwire wararyamaga ukavugana n'Imana waragendaga ukumva Imana iri kumwe nawe iyo wagendaga mu ijoro wumvaga Imana ikumurikiye uzi ko wagendaga mu nzira abadayimoni bagacana amatara ubudayimoni bujanga ukabona buracanye utunyoni n'ibiki byose kubera iki wabaga ufite imbaraga z'Imana by'ukuri wasengaga Imana gusa nta bindi wasengeraga kuvuga ngo urajya gusenga ngo ndanga kuvuga ku by'ubu noneho biri kujya biza bigashaka gukubita ku byo nibonera ubu ngubu bikurikije ibyo nabonye mbere noneho nakurikiza ibyo ndi kubona ubu uri kubyinjira uri kuvuga ibya mbere nkabona umeze nk'uwabyinjiyemo nk'ubirimo nukuvuga ngo icyo gihe habagaho uburyo mbese muri make ikintu kibyibushye abantu babyumve gusabana n'Imana nukuvuga ngo Imana yabaga iri kumwe nawe pe aho nshobora kwibaza nkavuga niki cyabateraga kubaho muri ubwo buzima niki cyabasunikiraga kubaho muri ubwo buzima gukunda ubwo buzima yego nukuvuga ngo ubwo buzima icyabiduteraga ni umwuka wera wari waratwinjiyemo sibyo nukuvuga ngo umwuka wera mumbabarire hari igihe njyana nigisha navuga nti Imana y'i Kigali iratorera kuko nkurikije ibintu nabonaga byaguteraga uzi ko icyo gihe umuntu w'umusore ntabwo yashoboraga kwicara hafi y'umukobwa kugira ngo adacumura akamureba agacumura icyo gihe abakobwa bambaraga neza abadamu bambaraga neza ugabona mbese muri make umuntu arikwije mbese muri make bitagutera gutekereza kuri uwo muntu sibyo noneho icyo gihe byari ibintu byatumaga ukomeza kureba Imana ndibuka umunsi umwe reka mvuga aka kantu abantu bakumva twiye dusengera umuntu watewe n'abadayimoni ari uburyo babihinduye muri iki gihe niyo mpamvu mbivuze gutyo watewe n'abadayimoni noneho yiruka ku musozi noneho tujya kumusengera tumusengeye umusore umwe wadufashaga
abantu bameze batyo yarafite ingufu Imana yaramuhaye impano yo gufata abo bantu bafite abadayimoni noneho umunsi umwe turasenga hari nko mu masaha yine turasenga Imana turangije sinzi ukuntu yakubise imigeri n'ibyo byose umukobwa igitenge kimuvaho wa musore abona ikibero yego agira irari ibintu byabaye ntabwo sinzi ukuntu nabikubwira twaratashe umukobwa yakize tugeze aho tugomba kushika kugira ngo dusenge dushimire Imana ko umuntu wacu akize Imana iravuga ati 1 2 3 wa musore we 1 2 3 sohoka yampaye nka rero iramusohora ntituzi ikintu kibaye twajyanye ku rugamba dutsinze urugamba turatashe tuje gushima ntabwo tuzi cyabaye twe turi mu mwuka gusa twishimira ko umuntu wacu yagize ate yakize Imana iramusohora yamaze iminota 45 n'irindwi gutyo hanze hashize akanya Imana irongera amanuka iravuga ati nimuhamagare wa muntu reka nkubwire ikintu bienvenue Imana yamubajije amazina ye yombi nukuri ko Imana ishobora byose arayayoberwa Jesus imusubirisha biramubwira ngo vuga amazina yawe yombi arayayoberwa aradedemanga aho turi duhinda imishyitsi ibyo yabiraza tuva tutise nibiki bibaye ntabwo Imana yahishuye niba yagize irari ariko Imana yarakajwe n'uburyo agiye gutatira igihango cyo yahawe icyambere yahawe impano yo gufata abantu binjiwemo n'abadayimoni icya kabiri yari umuntu witabira gusenga none Imana ibona atangiye gutana iravuga iti ntamuhannye byaza bibindi noneho ikintu cyatangaje irongeye mubaze ikindi cya kabiri irabaza iti kumaze igihe kinini hanze ni igiki wabonye hanze arakiyoberwa abantu batwumve ari nayo mpamvu buriya ngira ifuhe nibaza umuntu avuga ngo umuntu yari mbabariye nkoresha ijambo ribi ariko ntabwo ari ribi kuko ni ijambo abanyarwanda dukoresha yari ikirara ariko ngo kuko ateye haleluya ako kanya ngo haleluya ihindutsemo igitangaza abaye bishop ayisaba ntuza n'ibiki byose haraje abesha abantu arabapfundikanyije n'ibyo nageze iby'iwawe mbabarira mbabarira we ihuze urumva ntabwo byumvika arangije iramubaza iti bwira abantu bari hano ni igiki ubonye hanze yafite amaso yari yicaye hanze iminota hafi 70 ingahe neza biramunanira burundu kuvuga biranga ayoberwa icyo avuga arangije Imana irongera iravuga ngo noneho ndategetse vuga amazina yawe narengeye ko yavuga ariko Imana ishimwe abarayavuze yose ariko hanze nta kintu na kimwe yigeze abona kandi yarakanuye kandi twari dutuye ku nzira hari wanjye twari dutuye ku nzira abantu bahaca buri munsi buri kanya ariko ntiyabonye inyoni ntiyabonye ibisiga ntabonye n'abantu ubwoba bwamutwaye Imana ifite ukuntu yabikoraga yaramuforomase hari uburyo Imana abantu bayumva uko nguko bakayumva gutyo ariko agakiza k'icyo gihe Imana ikagaruye isi yose yaba paradiso ariko ntabwo mbizo iherezo ry'ibi bintu hanyuma ubwo twatiri wari urimo dusangiza gato cyane ku gakiza ko muri icyo gihe ko hambere ko hambere hanyuma reka turebe imibanire y'abanyetorero barimo barabikomeza bati waba ufite ubunyobwa ubutwaye ugasangira na bene so mu cyuma cy'amasengesho reka turebe imibanire y'abanyetorero mu nzego zitandukanye yabaga ihagaze ite umudirija umuririmbyi diakoni umukristo pasiteri rubanda rugufi byabaga bibanye gute hanyuma natubwire abandi batari bakijijwe icyo gihe mwababaniraga mute mwarabihunzaga byari byo bifashe bita badakijijwe muri icyo gihe reka nkubwire bienvenue reka mbere ku baririmbyi twasangiraga hamwe abaririmbyi ntitwakererwaga muri korari abaririmbyi twahanaga gahunda yo kujya guhinga dushaka ibyuma bya muzika tukajya gusoroma ikawa dushaka ibyuma bya muzika noneho wumva akantu gatangaje abe mwarimu abe dirija abe umuyobozi wa korari twafataga amasuka twese tukajya gupatana ahantu kugira ngo nibura tubone kitari nibura tubone akabafuri
icyo gihe byari zitarakwira cyane ariko tuzibona ahandi hantu hari amaparuwasi yari abifite natwe duharanira kugira ngo tubigereho. Mwarimu agafata isuka, ari mwarimu w'itorero agafata isuka ndetse akaba ari we utera imbaraga abo baririmbyi bose. Ugasanga duhurira, niba twavuze 12 twahuriraga mu murima 12, uwakererwaga twamukatiraga icyateke akagihinga wenyine kugira ngo atazongera gukererwa ubutaha. Urumva ibintu ukuntu byari bimwe, nuko ngo twashyiraga hamwe. Yego, nta muremure wari urimo, nta mwiza wari urimo, nta mubi wari urimo, twari abana b'iki b'Imana. Kandi ikintu gitangaje, niba turi guhinga nta magambo y'amaburage twabaga turimo, twabaga turi mu ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo twavugaga Imana ukaberwa n'igihe umurima wawurangirije ukumva Imana, wakubita isuka ukumva ukubitanye isuka na Kristo, ukumva umwuka wera guhaye imbaraga zo guhinga. So nukuvuga ngo ikintu cyose twabaga turi gukora abantu bose barumirwaga. Ukiri kuri iyo ngingo gusa uri gatoya muciye mu ijambo. Ari uyu muririmbyi wakoranye nuza yaririmbye irandikwa ngo ngubu turi kwiherezo ryo muri ubu butayu. Umuririmbyi yaririmbye ngo iyo mpano yihawe ari kuririmba, ari guhinga. Urakoze cyane. Yari guhinga, hanyuma wanditse iyo ndirimbo nagandire nawe n'ikintu mushogana. Hanyuma ngo yarimo arahinga uko kubagara, afite kagasuka gato kubagara. Araje kugira ngo nibwo amagambo yaje bitewe n'ibihe nyine igihugu cyari kirimo n'amateka n'ibyo byose. Amagambo araza arimo arahinga, araza ari guhinga, araza aragenda abwira dirije ati nahawe indirimbo. Yes, uya nanjye byambagaho ubundi ngewe byanturumutsemo mu muhanzi. None gitangaje nta kwandika byabagaho kera. Reka ni mu mutwe, nta no kuri coding. Reka kumva ngo arafata amajwi ngatazikira. Wafataga igice ugafata ijwi, donc habanzaga kuza amagambo. Nta bya bintu ngo hicaye itsinda ry'abantu runaka ngo mwarazana igice kimwe n'ikindi batekeranye ngo maze bibukiranye. Ni wowe wafataga ibice bitatu, indirimbo za kera uziko zagiraga ibice 4 cyangwa buri gice gifite reference. Akanera kambwiye ndomirwa. Ni byiza niko nekereza imbaraga iyo ndirimbo ifite. Ndavuga ni biteye ubwo. Ari guhinga ari kubagara. Nuvuga ngo natwe twabaga turi mu murima turi guhinga, nkajya kumva nkumva ijwi riraje, sibyo? Yego. Aho habaga ari n'igitangaza kibaye, ariko harizo nahimbaga ndyamye. Yego. Ariko inyinshi hari igihe wabaga turi guhinga kubera umunezero, hagahita haza igice kimwe, hakaza icya kabiri, nkakiririmba. Uko nyiririmbye abo hirya no hino bagafata cya gice, ngo nakwandika kurimo. Noneho baragiza byari biryoshye nshuti yanjye, byari biryoshye. Ukazamuka n'icya kabiri cyangwa wagifashe icya kabiri ukajya kumva kiraje kikaguhata, ukavuga ntabwo wajyaga guhimba ngo urebe ngo igiti ngo ndagihuza ngo n'ubutaka. Oya, byarazaga bidudubiza, wowe ukarwana no kukiririmba, ijwi rikazana n'amagambo. Ubwo abo hirya no hino bagafata amagambo, noneho mukazajya kusa ahantu mwamaze kubona indirimbo yose yuzuye. Noneho mwarangiza mukicaraho mushirije aho bitaga kurgusirizo, mugasubiramo ya ndirimbo. Reka nkubwize ukuri, abantu bakuzura umwuka wera. So rero icyo gihe abaririmbyi bahoranaga ubumwe. Noneho wagira mu buyobozi wasangaga ubusabane bwa mwarimu n'abaririmbyi wasangaga ari sawa, kuko n'umwarimu yabaga aririmba muri iyo korali. Abenshi baririmbaga muri korali, nuvuga ngo babaga bafitanye ubusabane. Icya kabiri nuvuga ngo nta mafaranga yari ariho, ariko habagaho amaboko twakoreshaga. Nuvuga ngo twajyaga muri iyo mirima tugashakamwe amafaranga, ko ntago wacaga umuntu amafaranga ko nta hantu yari kuyakura. Urumva? Yego, ntago twayaburaga kuko twahingaga imyaka yari hari, amatungo yari hari, ariko cyane cyane twashakaga kugira ngo tudakomeretsa umuririmbyi. Birashoboka ko ari mu muririmbyi w'umukene uri hasi cyane, none tukavuga ati ariko tugiye gupatana uriya murima cyangwa kira ziriya kahwa tukazisoroma, wa muntu udafitemo na busa utabona amafaranga 2,000 nawe yagirirwamo amahirwe, tukaba turatanze twese. Nuvuga ngo icyo gihe tukaba dutanze cotisation twese bikagenda neza. Hanyuma rero kugera kwa pasiteri, pasiteri buriya mbabwiza umunyacyubahiro ngwiki icyubahiro ku buryo pasiteri yo yaturukaga hariya, Imana yamanukaga ibyishimo byo gukunda pasiteri wanyu. Abantu bakajya mu ndimi, pasiteri bagahobera, pasiteri akaza kicarana nabo ku musambi, pasiteri mbese ugasanga afite ubusabane, akatura imigisha, ugasanga mbese pasiteri yamaraga iminsi 2 ukamukumbura nshuti yanjye, ukavuga pasiteri twamubona. Reka nkwereke, ari uburyo abapasiteri bajyaga basura amashami ya paruwasi.
iyo wagiraga amahirwe BMV bakavuga ngo ni wowe uzatwaza pasiteri ishakoshi we. Oh yes. Wumvaga wagiye mu ijuru byarangiye. Kugenda iruhande rwa pasiteri kumutwaza gusa, kumutwaza byonyine bakagutoranya mu bantu magana, bakavuga bati ni wowe uzajya na pasiteri, ni wowe uzatwara. Hamwe ashobora gutora ngo watwaza padiri karukarishya cyangwa iki. Nukuvuga ngo uyu munsi icyo gihe umwe yatwaraga akamatera ka pasiteri kuko barakazingaga, kabagara akamatera keza ka kera kakiri umwimerere nako ndakibutse. Noneho hakaba ugatwara cyangwa bakagaha abantu babiri baragenda bakakuramo. Noneho hakaba undi nawe uratwara ishakoshi ya pasiteri. Ujye ubona amashakoshi aba Yehova baba bafite. Yego ndabona ari amashakoshi niyo yarariho y'abapasiteri. Kuyitwara byonyine wumvaga wagiye mu ijuru byarangiye. Noneho mukagenda mukagera ku ishami agiye gusura. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo mesengera amatsiko urwo rugendo rwabo rwabaga amasaha 3 ibiganiro by'Imana gusa. Wese pasiteri agakiza kameze gute, se wakijijwe gute, ese pasiteri bimeze gute tubwire. Umuntu yarose gutya byagendaga bigenda gute, akagenda dusobanurira, bafitaga kuganira nawe. Mbese iyo warebaga n'ishusho warebaga ukuntu warebaga muri pasiteri wabonaga kuko wabonaga ari pasiteri. Yego neza sinzi ko abantu baraza kubyumva, ariko iyo warebaga pasiteri nkuko ndi kukureba wabonaga ari pasiteri koko. Wabonaga ari pasiteri bimuri mu maso, ukabona bimubereye kuba pasiteri. Mbese muri make byari ishusho yo kuba ari umupasiteri murema. So rero pasiteri, abakristo, abaririmbyi, abayobozi wasangaga dusangira akabisinagaye. Tekereza rero twagize abashyitsi, kwa kundi tugiye kwakira abashyitsi tugiye kurya. Ayayayaya nuvuga ngo twashyiraga hamwe, baruriraga hamwe. Nakuvuga ngo pasiteri ngo we ngo ararya inyama 5 oya. Yego yabaga afite agasane ke, ariko mu by'ukuri ugasanga pasiteri yaje kwicarana n'abakristo bagasangira hamwe. Niyo mpamvu makicara ku meza imwe na pasiteri. Nukuvuga ngo pasiteri kicira imbere y'abakristo cyane rwose, murebana turebana aryo mureba, ndetse akajya haguruka akavuga ati wowe isane yakugezeho, wowe se wabibonye aho ntibaguhaye ibishyimbo n'igitoki gusa kitariho inyama. Mbese ugasanga ni ubusabane. Ntiyarya inyama umukristo atavuze, agafata inyama imwe akajya kuyihereza uwo yabonye batayihaye. Mbese ugatuma sohoka muri iki kiganiro tutaragisoza byende. Oya yangana dukomeze. Okay, kera hari ubusabane. Yego ndabyumva. Nongere nkwibutse, ntago twasengeraga amafaranga, ntago twasengeraga ubutunzi, ntago twapfukama ngo dusenge tujye mu butayu, tujye gusengera umuntu ngo ngiye gusenga Imana ngo impe umukobwa. Naho turahagera kuko ubuzima bwaje guhinduka. Cyari cyaro kiba umujyi, naho turaza kuhagera. Hanyuma reka turebe ku yindi ngingo ariko nabindi turacyari muri ibyo bihe byo hambere. Hari ijambo ni muri yo burera avuga ngo abana b'Imana ngo bateranye, Satani nawe yateranye nabo. Hakaba naravuga ngo ntago turageraho Satani atatera ibuye cyangwa imijugujugu cyose ntacyo bitwaye. Hanyuma nkibaza ngo muri ibyo bihe birumvikana mwari mu isi, mwakoreraga mu isi, ntago mwari mu ijuru. Ntabwo habagaho wenda guteshuka k'umunyeto cyangwa k'umukristo, reka mbivuge mu mazina, kugwa mu cyaha runaka. Hanyuma icyo gihe mwamufataga mute, mwamubaniraga mute? Icyo gihe nyine byabaga byifashe bute kuri wa muntu mwahinganaga, wa muntu watwazaga pasiteri kraseri, wa muntu iyo habaga biba ngombwa ko wenda akoze icyaha, aguye mu cyaha runaka atabiteganyaga, gutyo nyine niyo yababiteganyije uwo muntu tubwire. Aho niyo mfite amatsiko naho. Urakoze cyane. Mu by'ukuri hari abantu bagira ngo kera ntihabagaho ibyaha, ariko byahozeho na yego, sibyo? Abantu bajye babyumva neza, ntago ngiye mu mateka cyane, ariko bibuke ko hari ahantu twari dufite iwacu aho mvuka. Ntago mavuga abantu barahita bahamenya, ariko hari akarwa kari gahari. Umukobwa iyo yatwaraga inda, kera babyitaga ikinyendaro, ntago bashakaga ko abyarira mu rugo iwabo kuko yabaga agushije ishyano. Baramujyanaga bakamujyana nijoro, bakamushyira mu bwato, bakamwambutsa ku karwa, akabaho bamutereka, bakongera bakiyambukira bagataha. Sibyo? Yego. Akazabyarira iyo ngiyo. Abo nanze kuvugaho navutse kugira ngo abantu batanyonde. Noneho barangiza musiga kuri uwo musozi, bakitahira. Wa mukobwa akazaturagurwa n'abandi, bakagenda bakamucumbikira, akazabyara, henda akazashaka no ku musozi kuko arakarwa kari hagati y'amazi. Hanyuma rero uti ese umuntu wakoraga icyo
icyaha mubana muri korari mubana mu bukristo n'ibyo byose afite inshingano runaka mu itorero byagendaga biti mu by'ukuri habaga hari inzego zitandukanye hari abo bita umwarimu w'itorero hakaba umudiyakoni cyangwa se twamwitaga umujyanama hakaba pasiteri hakaba na korari n'abayobozi ba korari mu by'ukuri reka tuvuge yenda umuririmbyi umuririmbyi iyo yakoraga icyaha abayobozi ba korari bakabimenya bamutumagaho akaza ndetse wumve kuntu twagiraga ubuntu bararekaga akarepeta bamutumagaho ku munsi wa repetition bakamubwira ati uwo munsi uzaba uhari hari icyo tuzavugana akaza akicara n'abandi akarepeta tukarangiza bakamujyana mu cyumba bakamubaza imbona nkubone umuyobozi wa korari akamubaza ati se ko twumva ko wakuvuga ibi n'ibi nibyo cyangwa si byo kubera icyo gihe habagaho gutinya Imana ahita avuga ati nibyo nakiguyemo ako kantu uvuze habagaho gutinya Imana ahita avuga ati nibyo nagiye gusura umusore aramfata ntabyo nateganyaga sinanabishakaga agakubita amarira aho ngaho icyo gihe ntabwo bahitaga bafata icyemezo ahubwo baravuga bati okay noneho tugiye kugusengera atura akihana yamara kwihana bakamusengera ikintu bamukoreshaga bamuhaga igihano cy'ibyumweru nka 3 cyangwa ukwezi icyo gihano kimeze gute yarepetaga buri gihe repetition ibayeho hanyuma ku cyumweru ntaririmbi kandi ntiyicare mu bakristo ahubwo hakagenanwa intebe y'inyuma y'abaririmbyi akaba ariyo yicaraho uko kwezi kose akajya abona uko abaririmbyi bahimbaza baririmba we yicaye numva ngo ntago yabaga afite uburenganzira bwo gutera haleluya ntago yabaga afite uburenganzira bwo kugira ikindi kintu akora ariko repetition akayitabira kandi yarakoze cyaha ariko yaranacyatuye sibyo hanyuma icyo gihe twabona abyitwayemo neza ubwo kwa kwezi kwashira yitwaye neza yabaga afite abandi bantu bamuhaye bagiye kumukurikirana bagenda bamukurikirana bareba niba koko atongeye guhura na wa musore hanyuma kwa kwezi kwashira akabohoka reka nkubwire ikintu aho habaga ari mu murimo mu nshingano reka nkubwire ikintu gitangaje uraza no kutuba mu itorero reka nkubwire nyine ikintu gitangaje kubera icyaha cyaryaga umuntu uzi ko wajyaga kubona ukabona pastor arabwirije cyangwa se mwarimu yabwirije cyangwa umudiyakoni umujyanama yabwirije cyangwa se umukristo umurayiki yabwirije wajya kubona ukabona umuririmbyi cyangwa umukristo runaka aturutse mu ntebe iriya yiruka akaza ati ndatura ubusambanyi nagwe mu cyacu ubusambanyi ni mu mbabara kikubita hasi icyo gihe agahita yihana itorero ryose rikamubabarira bikaba binanarangiye agakomeza akaba umukristo igabura akarijyaho kubera iki yatinyaga icyaha yumvaga icyaha ari icyaha akagitinya akavuga ati sinemerewe kuba nahagarara mu rusengero urumva ni umukristo usanzwe akaza yiruka akatura sinemerewe kujya mu rusengero n'ubundi yavaga mu rugo yaratsinzwe umuntu yavaga mu rugo yatsinzwe n'icyaha akaza yiruka ariko azi ko ari buze kucyatura imbere kuko habagaho igihe cyo guhabwa umwanya wo kwatura hari n'utashoboraga kwihangana akaza yiruka pastor akibwiriza agahagarara imbere pastor akamuha umwanya akatura yamara kwatura bakamwihanisha bakamusengera agasubira mu ntebe bakaza kongera kuza kubasengera bihannye bose ariko nawe yaruhutse umutima kwajya kumva mu rusengero umuntu araturitse ararize utazi ikintu kimurijije icyo gihe tugahita tumenya amakuru ikintu icyaha kikamurya akenda guturika ntabwo habagaho gushyira umuntu nyuma y'itorero se icyo gihe oya hari ababikoraga ariko twe mu itorero ryacu nasengeragamo ntabwo byabagaho nuvuga ngo hari uburyo twabigishaga hari uburyo twababwiraga nuvuga ngo hari igenzura ryabagaho icya mbere habagaho gutinya Imana kabiri gutinya icyaha gatatu kumva nuva muri sosiyete y'abantu urimo urabuguye mu mwobo muremure rero uriya muntu agize amahirwe nako agize ibyago sori aguye muri icyo kintu nawe nta mahoro yagiraga yahitaga ashaka inzira kugira ngo uzi ko umukristo yabonaga yaguye mu cyaha uwo mwanya agahita afata urugendo rw'amasaha 2 kujya gushaka mwarimu kujya kumubwira ko yaguye mu cyaha
aha hanyuma reka tujye kugenda igika yego ndumva ntacyo bitwaye icyo gika cya mbere numva gisobanutse uko biri kose kandi kirumvikana hanyuma reka tuze tujye ku kindi gika kivuga ngo uyu munsi wa none ntabwo ndibuze kuvuga byinshi kuko na amahire yuko ibyo binyeje navuye iyo ngiyo nkaba nkiri na hano yego Imana ishimwe ko yankujije ibyo byiciro byombi ubizi cyangwa se niba ndivuga ngo ibyo bihugu byombi ndivuga ngo ibyo nabibayemo izo nuzazombura urazizi hanyuma naza kibaza ngo uyu munsi ahari icyaro wakomeza kugira ngo ati hari mu cyaro icyo gihe hari mu cyaro icyo gihe twarahingaga icyo twakoraga urugendo rw'ibirometero bingahe n'amaguru amasaha 3 n'amaguru uyu mu icyo gihe byari meze gutya hanyuma uyu munsi wa none ahari icyaro habaye umujyi ntekeza ko biragoye kuzabona urwo rugendo rungana gutyo utabasha nta kinyabiziga urabona kibasha kudeplace hanyuma ndavuga nti mwashe guhinduka mute bande bamwe muri mwe akaragatagaza hanyuma ngo agakiza kaje guhinduka gute kamanze ngo shiyo mvugo urakoze hanyuma ndagaruka mvuge n'abari bagafite icyo gihe niba karako tubirebe impaka nari nahagurutse oya tuvuge ngo agakiza k'icyo gihe yego ngo ahari mu cyaro habaye umujyi kaje guhinduka gute ariko attention umenye ko naha turi mu mujyi hari ako mu mujyi oya hari nako mu cyaro buretse se ndaguha ingero yego ababyumve bahita bavuga ngo amen nka korali Hoziyana icyo gihe yari iriho sibyo korali ntuze kumukenke ngira ngo niho byanatangiriye agakiza kaza mu kintu icyo byose ntabwo ndibuze kuvuga amateka cyane kandi hari mu mujyi yego na n'umu munsi baracyafite umwimerere uzarebe korali Hoziyana indirimbo iririmba iracyaririmba za kera kandi ukumva ziramena mutima zirinjira indani buramba kunda kubi aho bari ndabasuje mu izina rya Yesu hari nandi makorano yandika neza byo birahari urakoze cyane ntabwo ubwo mpereye kuri yewe kuko ndayazi aya makorali ndayazi agifite umwimerere urakoze cyane ni kuvuga ngo nubwo hari mu cyaro ariko ntabwo hari icyaro kibi cyane ku buryo bugeze hano mu mujyi icyo gihe hari amakorali atandukanye hari abapasiteri bari bafite umwimerere basengaga Imana mbese Imana ikamanuka sibyo ni ukuvuga ngo ntabwo ari uko hari mu cyaro gusa ahubwo twaza kureba byahindutse biti aho ngaho niho twaza kureba murakoresha imvugo ivuga ngo bari bafite umwimerere watakariye he nyine niho watakariye ni hehe ndaje mpageri ni ukuvuga uyu munsi tuvugana ijambo nifashisha ntabwo ndabumbura Bibiliya ko turi mu kiganiro n'ubundi riravuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe hari amagambo wavuze kare avuga ngo ari muri Bibiliya avuga ngo ntiturageraho Satani adatera ibuye sibyo yego ariko iyo urebye ukabona ako gakiza kambere ntugire ngo naho ngaho nakubwiraga ngo hari mu cyaro ntugire ngo naho ntibyahindutse naho batakaje umwimerere bitewe n'ibintu byateye ngiye iyo ndebye mbona intandaro yabyo mbona ari ibihe by'imperuka kuko iyo urebye ukabona ibintu biri kujya bivuka ukuntu byahindutse agakiza kakazamo igitotsi ntabwo nabura kwivuga hakazamo igitotsi ugasanga umuvandimwe abaye mubi ntabwo yumvikana n'undi ukabona umuririmbyi ntari kwitabira repetition ukabona niba umuyobozi amuhanishije kutazongera kurepeta ataririmba agahita avamo akajya mu yindi korali njye niho nabonye byatangiriye ugasanga umuririmbyi yaririmbaga muri korali nkuru ariko ngo kubera ko bamuhanishije igihano cyo kurepeta ataririmba akavamo akajya mu yindi korali cyangwa akajya mu bakristo iyo hirya twe twahitaga mu kibaya mu bakristo twahitaga mu kibaya kuko twabonaga bari imbere yacu hasi yacu twaririmbiraga korali tari ukabona turi hejuru yabo urumva twari mu rundi rwego twari n'abahanuzi nyine abaririmbyi burya n'abahanuzi nubwo babikora bamenye ko ari abahanuzi baba bari kwivangira n'ibindi so
ukabona aragiye avuze ngo reka nicare n'ubundi aho naririmbiye bihita bizamuka, abantu batangira kumenyera Imana. Ni nayo mpamvu uyu munsi byamaze kugera ahantu habi bitakimeze neza, agakiza baragatakaje. Ukabona umuntu yari umunyamwuka ariko arahindutse, yego sibyo? Ukabona umuntu yari umunyamasengesho ariko ahindutse ukundi, sibyo? Hari naho twahuye n'ibibazo, twahuye n'ikibazo gikomeye cyane muri 1994. Hari abantu benshi cyane bahuye n'isanganya, baragenda barabakristo, barabanyamasengesho, baragenda bakora amabi, sibyo? Tutatekerezaga ko ibyo bintu babikora, bagwa muri uwo mutego. Urumva icyo gihe rero abantu bahise bahinduka ukundi kuntu, yego birazamuka kugeza uyu munsi. Ntabwo ari uko turi mu mujyi wa Kigali, ahubwo ni abantu bose muri rusange, nta nubwo ari hano mu Rwanda gusa, yego ubona no hanze umwimerere barawutaye, ntabwo bakiwufite, bafite ukundi kuntu, ibindi bintu byabajemo. Mbona rero icyo kintu cyabaye uyu munsi tuvugana, ntabwo ari uko ari amajyambere yaje, yego ahubwo ni ukudatinya Imana no kutibuka ahantu wavuye, ukutibuka ko wari uri mu kice cy'ingunguru, yego ukutibuka ko wari uri mu manegeka, kandi iteka ryose ugahora wirinda kuba wahirima ku musozi. Uyu munsi ukavuga ngo reka nsuke, yego ningera hepfo baramfata, ntabwo ndikubita mu cyobo, hari abari hepfo bariteguye kumfata nta kibazo. Mbese muri make uyu munsi tuvugana byaranazamutse. Umukristo wabwiriza ku cyaha cye akavuga ngo ahangaha siho nasengera, gusa ngiye handi, ugasanga agiye mu irindi dini rimwemerera kwambara uko ashaka. Hanyuma nk'uko watangiye dusesengurira agakiza ko hambere, isa nk'uwinjira gato cyane wenda mu mwanya muto udusengurira wenda uko ubona iby'ubuko bihagaze nabyo, winjire n'ubundi muri za ngingo zose wagiye ugarukaho n'undi mu bihe byo hambere, tubwire wenda tuvuge uyu munsi ubona imibanire ihagaze ite, uyu munsi umunyetorero yateshutse, uyu munsi pasiteri afatwa ate, na mibanire y'abanyeto y'abaririmbi cyangwa se n'abantu runaka mu nzego zitandukanye. Nongera ngaruka inyuma n'imikoranire yabo. Mbere umukristo winjiraga mu rusengero, mumbabarire nkoresheje ijambo, yego rihise riza ndarivuga uko rije, riravuze ngo yari imari mu rusengero. Umukristo ufite imari wakizwaga cyangwa umukristo wazaga niyo yabakiri mu byaha umushya, yabaga ari imari ikomeye kandi hambaye, ugomba kuyitaho cyane, sibyo? Yego yari, reka mvuge mu bundi buryo, yari afite agaciro. Yari umukristo winjiye atarihana yenda yinywera inzoga agira atari ko arinjiye mu rusengero, yabaga afite agaciro. Ariko uyu munsi nshatse kukitabaza kugira ngo kumve, ariko uyu munsi agaciro k'umukristo hari ikindi bamubonamo, yego byarahindutse. Uyu munsi agaciro k'umukristo hari ikindi bamubonamo, hari ikindi bamubonamo. Mu gihe mbere yabaga afite icyubahiro, yubashwe n'abayobozi, nawe ubwo akiyumvamo ko yubashwe, ndetse akanabibona ko yubashwe. Uranyumva neza? Uyu munsi rero ntabwo basigaye bubaha umukristo, ahubwo basigaye bubaha icyo afite. Mumbabarire nkoresheje ijambo, ntabwo bacubaha umukristo nyirizina. Umupasiteri mumbabarire ntabwo ari bose, hari abagifite indangagaciro, ariko umupasiteri ntabwo acubaha umukristo nyawe kugira ngo amwubahire koko ari umukristo nyawe, ahubwo aramwubahira icyo afite. Ni nayo mpamvu uzajya kubona, mbabarire mvugira ijambo isi yose twumva, ugasanga mu buyobozi barafata umuntu baziho ubukristo bw'ikindi kintu, ndivuga ndaza gukomotoza nkakivuga ndagituritsa, akaba ariwe baha ubudiyakoni, akaba ariwe baha gukurikirana amafaranga, akaba ariwe baha inyubako, akaba ariwe baha, mbese muri make ushinzwe ibikorwa runaka. Mbese undi we afite impano yo kuba yayobora, yego yabaye umunyamasengesho, afite impano yo kuba yayobora, ariko ntacyo afite. Akakana mukumve, yego ariko iyo mpano arayifite, yahawe n'Imana yo kuba yayobora, yo kuba yabwiriza, yahagarira ikintu runaka, yagira gutera icyo cyose, ariko kuko adafite ikintu ngiye kuvuga, ntabwo ari buze guhabwa uwo mwanya, kuko azadindiza ibyo bashaka kugeraho. S'il vous plaît,
mana baraza kunyumva nabi oya turagendana hari abantu bari buze kunyumva nabi ariko ntibaneriwe ariko nibari ntera ntago rinjira no kuvuga ngo uko byagenda kose ntabwo bagifata umuntu w'umuhamagaro hari ikintu bita umuhamagaro yego umuntu w'umuhamagaro abazi icyo akora abafite ikintu abafite intego uw'umuhamagaro wahamagawe na Kristo agahamagarwa kandi akirekura akiha Kristo neza abafite uburyo bwo gukora ikintu kandi akagikora mu buryo bwiza yego sibyo uyu munsi rero byarahindutse uko byahindutse basigaye bareba ubutunzi ufite Bienvenue n'umunyamakuru azajya tuvuganira Bienvenue n'umunyamakuru azabona amafaranga nahembwa azatanga icya 10 Bienvenue aracuruza mu mujyi azajya atanga amafaranga naya nitumukenera ibihumbi 100 azabitanga mu munota hanyuma rero uwo niwe tugize umuyobozi mukuru w'abadiyakoni kandi Bienvenue nta muhamagara afite nta n'umwanya afite azajya akora gutyo gusa yohereza icyo bamusabye cyohereza ariko ntibanazi agaciro yitwaje akariko ese afite agaciro ko kindanga agaciro umukristo wa Kristo winjiwemo na Kristo koko baramugenzuye barabireba bagenzuye icyo afite ahubwo ntibigeze bagenzura imikorere ye yo mu mwuka yo mu buryo bw'umuhamagaro ahubwo bagenzuye icyo afite nicyo bakurikirana nicyo bamuhereye grade uranyumva uyu munsi rero tuvugana ni naho byapfiriye niho bigenda bipfira ugasanga umwuka ni nayo mpamvu uyu munsi tuvugana kubera ko nta muhamagara afite umukristo nakora icyaha ari Rwanda rugufi mvugishira ijambo nkoresheje ijambo ari Rwanda rugufi nakora icyaha nukujugunya hanze kuko nubundi ntacyo amaze no mu rusengero kandi baramutenga burundu atagira gikurikirana nubango nta gikurikirana bese bagize amahirwe umwanda uvuye mu rusengero yes nta mahirwe kuko niba umbwira umuntu umukristo yaje agusanga uri umuyobozi yenda se yahasanze undi muyobozi ariko mwese muri abayobozi ku icyo kintu hanyuma aguye mu cyaha yenda ntaguze uburyo akiguyemo hanyuma arangije urabimenye nk'umuyobozi aho kugira ngo umwicarane umubaze ese byagenze bite ni gute byagenze ngo kubera yuko uhawe raporo n'umudiyakoni mukuru uhise ufata umwanzuro wo kujugunya umuntu umukristo tubare ko namuhamagaye akabikwemerera biranashoboka ko umuhamagaye akabikwemerera erega buryo umuntu wemera ntabwo aba ashaka kuguma muri cya kintu aba ashaka kukivamo kugira ngo akomeze urugendo rya jambo nyine ntiturageraho Satani adatera ibuye sibyo ni ukuvuga ngo na Petero ubwe yari yavuze ati nzapfana nawe ariko urugamba ruje acika intege ntabwo yaguye ariko yacitse intege kuko yari ari mu mubiri nibwo yafashe inkota ajya gukeba ugutwi kw'abandi atabeherewe uburenganzira nibwo Yesu yamubwiye ati ntabwo urugamba turiho ari urw'umubiri ni urw'umwuka subiza inkota mu rwubati ni ukuvuga ngo hari aho Petero yaracitse iki intege n'igihe yihakanaga Yesu gatatu ni ukuvuga ngo yaracitse intege kubera uko yabonaga bamutugirije hari ijambo ririmo bira muri Matayo rivuga uburyo umubibyi yasohoye imbuto zimwe zigwa mu nzira ku kara mu mahwa mu butaka bwiza ngo abone abantu bumva ijambo ariko ibihendo by'isi byaza ibihendo by'iki by'isi ni ukuvuga ngo turi mu isi tuyicumbitsemo hari ibihendo bishobora kukugusha ukagwa utabishakaga birashoboka hanyuma uramuhamagaye yenda ugize ariko se arikanana Bienvenue umupasiteri w'iki gihe azabona umwanya wo guhamagara umukristo bamubaze ibyamubayeho reka urupapuro bamuzaniye no gufata ikaramu agateraho kashe ndamwirukanye ntabanje kubaza ngo nyine ziko yizeye abo ngabo arabizeye kandi noneho umuyobozi mukuru w'abadiyakoni ntabwo ari umuhamagaro ibyo ntibimureba nta mwanya afite abadiyakoni bo hasi babimubwiye nawe ahise asinya nta mwanya afite afite ibindi bintu arimo ntabwo akurikiranye itorero nk'umuntu koko w'umuhamagaro sasa niho ibintu byose byapfira umuntu ari gukurikirana business arabona umwanya wo guha umuntu yarari iyo ngiyo yakoreraga shitani yarari iyo ngiyo yakoraga ibyaha byose ararangije yinjiye mu rusengero abantu bose banyumve aka kantu kinjiye mu nsengero kinjiramo ariko atari keza abakristo abayobozi bagatwaye nabi kandi bitari ngombwa aje ahunga
nge nifashije amagambo yego bataza kugira ngo narayobye Bibiliya iratwereka Yesu avuga umugani w'intama yazimiye imwe yasize 99 ajya gushaka imwe yazimiye ngo ayibonye ashyira ku bitugu yego arayizana ahamagara abaturanyi arababwira ngo nimwishime muze turye tunezerwe kuko iyari yazimiye igize ite irabonetse imwe yarayifiteho ububasha yarayifite mbese yarahangayikijwe nuko imivuye muri 99 zari 100 havuyemo imwe asize 99 nizo nyinshi yakagombye gusigarana 99 akavuga ati aposke imwe igiye nta kimaze ariko yaravuze ngo oya ngomba kujya mu bihanamanga turayifite indirimbo mu gitabo kindi cyo gushimisha mu bihanamanga izerera ariko umwungeraje ayibonye ashyira ku bitugu yego nawe uri umupasiteri uri umuyobozi w'itorero ngo kuko bakubwiye ko runaka yaguye mu cyaha runaka ntuzi amambere kuntu byatangiye uhise umutenga umushizi inyuma y'itorero kandi yavuye hanze kwa shitani yinjira mu rusengero mu banyamwuka mu bakorera Imana mu bakora umurimo w'Imana hanyuma aje abitabaza kugira ngo adakomeza gukora ibyo yakoraga hanze nawe umumaranye igihe aho kugira ngo umukomezanye uramujugunye kuko bamuvuzeho amagambo umujugunye umwohereza hehe uje kumwohereza hahandi yavuye kera kandi we yahavuye ashaka ahanze kuko nta kiza cyari gihari umusubije abadayimoni kandi yaje abahunga anaza cyagiye watokesha abadayimoni bayo murimo barahunga none urongeye akanwa kamwirukanyemo abadayimoni niko kamwirukanye noneho mu rusengero umujugunye hanze icyo gihe y'umujugunye hanze uba umuhaye babadayimoni wari wirukanye bikubye urumva bakongera bakiko Bibiliya tubwira ko ari abadayimoni 7 barusha abambere gukomera bagahita bamwinjiramo akaba umupagani burundu sibyo nukuvuga ngo uyu muntu ntago yakagombye kujugunywa yakagombye kwigwaho bakareba nge ntago nemeranywa n'abatenga ntago twemeranya kuko intama ubusareka ngubwire bienvenue uzi ko mu rusengero hari abantu bagaragara nk'abantu baba marayika yego ariko mu marayika bwabo bafite ibindi bintu baryamyeho bakora ibibiyo hirya ariko yagera mu rusengero akaba nka marayika mbese muri make ugasanga nyine niwe marayika wa mbere bafite niwe muntu wa mbere mbese asa nka Gaburiyeli ariko yagera hanze agakora amashano sibyo hari abantu ejo bundi bambabaje wenda baranyumvamo baceceke babyihanganira ntabwo mvuga bari bo ariko umupasiteri aheruka gusohokana ni umunyamwuka asohokana abakozi be arabajyana kubakira hari ahantu bagiye kwiyakira bararya baranywa abakozi be harimo abanywa inzoga n'ibiki byose pasiteri arareka ngo buri wese afate icyo akunze bafasha amayoga baranyweye ni abakozi be uri kuri kunyumva ariko muri kampani ariko batajyana mu itorero muri kampani ariko afite itorero ayoboye yego kandi rikomeye sindivuze agira ngo bataza kumva ko ari abakozi noneho arangije harimo nabo mu itorero bigira ayoboye ariko harimo n'abakoresha muri kampani ye banywa inzoga ati buri wese afata iki kandi yose ni pasiteri uruza kugira gute kubyishyura hagiye kwishyuramo n'ibizira arangije niba ni no kunyumva yumve ko yakoze ikosa rikomeye cyane nzanamusura mbimubwire ntabwo buriya narekeraho ntabwo narabyumvise bimaze iminsi 2 mbifite none ikintu gitangaje arangije bamaze kurya bamaze guhaga ngo bashaka kwidagadura ngo hejuru muri etaje hari ahantu babyinira urubyiniro arabazamura bose ati muze mwidagadure namwe mubyine kweri iradiyo mvuze cyane mwihangane muzamuke mujye kubyina yishyuye inzoga yishyuye ikiri cyose atari ko mujye no kwidagadura mubyine harimo rero umukristo wacu noneho umukristo wacu isoni ziramwica hari inyigisho twabigishije hari abantu badashobora kurenga yego sibyo noneho isoni ziramwica yicara inyuma yabo arihisha nyine umuyobozi aranga ko bamwirukana arihisha umuyobozi aza kumubona ataro kuki wowe utahagurutse kwishimisha ndarahaguruka nyine arahagarara agatese banyirukana byagenda gute tekereza nk'uwo mupasiteri ataye kutahagurutse ayoboye intama ni gute wambwira ko mu rugo iwe adafite kese ya mitsingi niba abigaragarije mu bayobora akaba atagaragaje ubwiza bw'ubutumwa uwo mupasiteri mu rugo we bimeze biti hari ahantu wese unyikiza heza ku kibazo kimwe n'abashaka kubaza yego
ahangaha uhita umuhurizana wa mu pasiteri, wa muririmbyi, wa mu kristo runaka, ushobora kuba ari mu itorero runaka rigira amahame runaka, wenda akavuga ati twebwe amahame yacu ni ukwitandira, yego, ni ukwitandira, ni ukwambara ukakwiza, wanitandira kuko n'ibitandira, hanyuma wakarenga agafata nk'umwana we, afite nk'umwana w'umukobwa, we ntamutandire, cyangwa se akavuga ati ntago nemerewe wenda kwisukisha, ntago mbyemerewe, yanabwiriza akavuga ati ntimukisukishe, ntimugashyiraho amadredi, cyangwa ari message maze Miss Trending hanze, ariko akavuga ati ntago twemera amadredi, ntago twemera amapanda, ntago twemera ibiki n'ibiki. Hanyuma uwo nguwo uri kubivuga abyigisha abanyetorero, we mu rugo akana ke k'imyaka 2 bagapfumuje, bagasukishije amadredi, bakambitse ipantaro, bagize bate. Hanyuma nkavuga none umunyetorero nkavuga ni kubera iki ibi ngibi bari kwigisha iwe umugore ari kwikorera abana? Icyo ni kimwe. Hari ikindi wakomeje vote cyo gutenga ntucyemera. Kuki pastor ashobora gutenga umuntu runaka ngo yibye, wenda yibye ari kujabura amafaranga mu gaseke, cyangwa se yaguye mu cyaro runaka, cyangwa yakubise umuntu agatengwa agashyirwa nyuma y'itorero, hanyuma umwana we w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa yatwara inda ntamushyire hanze y'urugo rwe, akamugumisha mu rugo rwe, hanyuma yewe ntanabivuge. Hanyuma ikindi waruvuze ati kera twagiraga nibanga gutya na gutya, umuntu arazaga akegera abayobozi bakajya mu cyumba bakamuganiriza, agakomeza akarepeta ejo akazisanga yagarutse mu murimo bitashakuje bitagize gute na gutya, na pasiteri atabimenye. Hanyuma umunsi wa none umuntu ashaka kujya mu cyaro runaka, yewe yanasanze no pasiteri ko ngo amwaturire, hanyuma yabivuze uyu munsi bari mu cyumba muri biro, muri office, ejo mu gitondo baciye materaniro arabitangaje, akumva ati nk'urugero ejo hari umuntu wansanze, pasiteri agatabitanga imfasha nyigisho, ati hari nk'umuntu nakiriye, ati mperutse gusura abantu runaka, mperutse gusura groupe runaka, nsanga ugasa ibyo bintu byari ubwiru asohoye, banyira ubwite baraho ngaho, cyangwa se bazabyumva. Muri make rya mumbwire ibyo bintu byo ubifata gute nka pasiteri, nka mushumba? Urakoze cyane. Ni ikintu gikomeye, ni ikibazo gikomeye ariko cyoroshye. Bibiliya irabisobanura, ariko birarura byumva nabyumvise cyane nanabibona ahubwo. Buriya ndaguha urugero rumwe. Abana banjye kera tugegera no mu mujyi wa Kigali, yego, nta televiziyo nagiraga. Icyo gihe hari hatangiye kubaho dusobanuye. None abana izi filime zisobanura mu Kinyarwanda, abana saa 11 bakaba bafite ahantu bajya, umuntu wari ufite akateleviziyo k'igicondo ariko agashyiramo utwo dufilime, abana bakagenda bakageza saa 5 y'ijoro, bataha bagasanga nageze mu rugo, ngafata inkoni, ndahondaye, ndakubita 2 3 icyumweru bibiri, ariko abana bakumva agafilime karabaryoye, bagakubita twakongera gasubirayo. Ariko nza kwicara ndatekereza, ariko ubu aba bana simbaho urubuza, njyayo nkora urugendo, njyayo ndareba, ndebye uburyo hari abana benshi bicaye, bamwe bicaye hasi, abandi bicaye mu ntebe, abandi nta mwana uvuga, baracecetse bari kumva gasobanuro, bose baratuje. Mbona abana banjye narabarenganyije. Uzi ikintu nakoze? Nashakisha aho nkura amafaranga, ngura televiziyo, yego, mbagurira flash, ndagiye mfashe amafilime yose abaho ku isi, nyarunzeho, ndayibazaniye. Nta umwana yavaga ku ishuri fere ya mbere akicara muri salo akareba televiziyo, yego, kuranyumva. Icyo nashatse kuvuga ni iki? Bienvenue mu gihe nk'iki, abapasiteri twese nanjye ndimo, yego, hari uburyo twareze nabi, yego, tukaba twumva ko kurwanira itorero ko ryagenda neza, ibintu bikamera neza mu itorero, mbese ngateza imbere itorero, abakristo bakaba benshi, nkagira ibikorwa bifatika, n'icyo byose buri gitondo buri nimugoroba nkaba ndi ku rusengero. Byatumye abana bacu bahinduka ukundi kuntu, yego, babura uburere. Babarira abantu banyumve neza, yego, babuze uburere, abana barigenga. Bibiliya imbwira ngo iki muri Timoteyo?
twije tuhasoma cyane hari ikiganiro twije dutambutsa turahasoma havuga uburyo umwepiskopi adakwiriye kuba umunyarukoni adakwiriye kuba mbese atashobora kuyobora itorero urugo rwe rwamunaniye yego nuvuga ngo yakagombye kubanza kuyobora urugo rwe hanyuma yamara kuyobora urugo rwe yarushira ku murongo hanyuma akajya yayobora n'itorero aka kantu abantu bakumva ntabwo ari babyanditse yego noneho nukuvuga ngo uyu munsi harimo ibintu bivangavanze hari abantu baye abapasiteri nta muhamagaro bafite ngenda kivuga hari abantu biyitiriye kuba abapasiteri ariko nta muhamagaro bafite yego hari n'abaye abapasiteri kubera amashuri bize hari n'ababaye abapasiteri kubera runaka yamushyizemo aka kana abantu banyumve hari n'abandi babaye abapasiteri bahawe umuhamagaro n'ijuru abantu bafite umuhamagaro w'Imana abantu bafite umuhamagaro bahera mu rugo rwabo ubwo ndashaka kuvuga wa mupasiteri utenga abantu mu rusengero abana be ntabatenge yego ahera mu rugo rwe akabanza akayobora abana kugira ngo akanabigisha indangagaciro z'itorero ayoboye ako se abana babatenga bashyireye nyina nibyo ndi gushaka kuvuga nukuvuga ngo ubundi yakagombye kubanza kureba ese umwana we akora nk'icyo mukristo yakoze turaza kureba rero ku mashami atandukanye hari umupasiteri wa wundi navuze ushobora kuba ayoboye iryo torero ariko nta muhamagara afite nta gakiza afite s'il mvugisha ukuri ukuri niko kuzatubatura akaba ayoboye kubera umurimo ashinzwe ntabwo ari umuhamagaro ahubwo afite umurimo mu itorero ntabwo ari umuhamagaro iki kintu bakinyumveho abantu babyumva ibintu bibiri bitandukanye umurimo n'umuhamagaro hari umurimo hari n'umuhamagaro yego uriko kunyumva nuvuga ngo iteka ryose warakora kugira ngo ahembwe ntabwo yitaye kucyo bita umuhamagaro ngo yumve ko itorero ahagarariye aribungabunga kugira ngo arigire itorero nyaryo azashimwe n'abantu ariko ashimwe n'iki n'Imana yego arashaka gushimwa n'abantu hapana Imana yego niyo mpamvu afata icyemezo cyo gutenga umukristo ariko umwana we atamutenze uranyumva neza yego ndabizi hari abarejono hari abapasiteri bafite abagore badefirije bafite abagore batoboye amatwi ariko umukristo yaba ari hari akavuga ngo rimwe kabiri gatatu ntabwo ujyanye n'itorero ryacu kubera amahame dufite yego Bibiliya bitubwira rero ngo ntiwayoboye itorero utabanje kuyobora urugo rwawe gusa amahame y'urugo rwe ntiyabatandukanye n'amahame y'itorero buriya nyine birumvikana icyo kirumvikana turaza kureba nyine kuri bya bintu bibiri ashobora kuba nta muhamagaro afite iwe ari umunyarukoni sibyo none abantu ugasanga bose umwe yibera ukundi ari ahangaha nta mwanya bafite wo gusenga nta mwanya bafite wo kubana n'Imana sibyo icyo gihe rero ntabwo pasiteri nibamara gukura bamaze barangije secondaire barangije kaminuza ntabwo azaba acishoboye kubashyira ku murongo uko abyumva bazaba bamaze kumurenga ntabwo azabashobora ariko yaba yarabatangiye mbere nibura baba bararangije bafite indangagaciro z'umukristo cyane cyane n'itorero ayoboye bakamenya ko iryo torero rifite donc indangagaciro runaka rifite amategeko rigenderaho rifite ubuyobozi bumvira donc bafite uburyo babyumva sibyo nukuvuga ngo icyo gihe rero niba atagize uburyo abikora nuvuga ngo niba atarabitangije abana batoye ntabwo azabikora barangije segonderi ntabwo bishoboka ibyo nibyo bisigaye bigora abantu abapasiteri bakagwa muri uwo mutego kandi batagakombye kuwugwamo nuvuga ngo bareba itorero gusa ariko ntibarebe urugo rwabo icyo gihe agwa mu mutego agatenga abari hariya kugira ngo itorero ritaza mu ikibazo kuko iyo atenga wa muntu umva ko abadayimoni baza bakamwongorera nutamutenga baravuga ko ubifitemo uruhare nutamutenga mbese baravuga ko mbese muri utorera abadayimoni bakaza bakamubwira baguha amafaranga n'ibiki byose none icyo gihe agahita ahubuka mumbarije mu mukoresheje ntimunyumve nabi soko mutazi gutekereza mwa abantu mubikora ahubwo ubikoze mu buryo utabanje gutekereza uko wakagombye kubikora sibyo kandi nawe umugenzi ugashyira ku nkoko cyangwa ku rutaro ugasheba ukasimbiza hejuru ntabwo wabura inkumbi umukuramo nawe atabona umutenga kuko regiono cyangwa umuyobozi mukuru mu rwego rw'igihugu ntabwo amuzi neza cyangwa nawe barahonda hirya iyo ngiyo nubwo bataramwirukana burundu ariko barahonda ariko nawe ushize ku rutaro ugasheba ugasimbiza usa nk'ugosora nakubwiza ukuri ushobora kumusangamo inkumbi ariko akatinyuka agafata umukristo Imana yamuzaniye
bakamujugunya hanze waje amuhungiraho wamuhungiyeho azi ko ari umunyamwuka azi ko ari umunyamahoro azi ko umuntu ahungiyeho ashobora kumutabara akamuhisha reka no kumuhisha iyo umukristo uyu mupagani cyangwa umunyabyaha aje mu rusengero abaje guhungiramo abaje kwihishamo sibyo nuvuga ngo yakagombye kuba afite uburyo abikora akavuga ngo uyu muntu yaje ashaka kugira ngo abone ubwiza ndetse buhoraho ibintu byiza biruta ibyo yararimo hanze none icyo gihe niba amujugunye agiye guhura n'ikibazo wa mukristo aritotomba uzi umuntu yitotombera bwa mbere ni pasiteri wamutenze nta nubwo yitotombera umudiyakoni wamutangiye raporo oya aritotombera pasiteri utarafashe icyemezo wafashe icyemezo cyihubutse cyihuse n'ubu ubundi ntabwo wakagombye kumutenga kuko uyu munsi tuvugana mu rusengero harimo abanywa itabi mu rusengero harimo abanywa inzoga mu rusengero habamo abarara mu marogi uri kunyumva ariko kandi ku igaburo ryera aricara akeha amahoro ukamuhereza igaburo akari novera umukobwa muzima cyangwa umuhungu muzima akarirangiza akari novo akarangiza agataha yarangiza agahindura imyenda y'akazi nijoro akagenda akajya muri bya bindi ni ukuvuga ngo uwo nguwo n'ubonye ariko hari abandi barimaho icya kabiri ntubona umwanya wo kubajera wakagombye gutekereza ko uwo muntu akagombye kumujugunya ahubwo wakagombye kumwerekeza kuri Kristo ukamwatuza Yakobo niwe uvuga ngo mwaturerane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe ni ugukizwa ikintu waguyemo aka kantu bajye bakumva agakiza ni iki twavuze ko ari iki ni uvuga ngo agakiza ni Kristo ni ugukizwa ikintu wari wikoreye ukagikizwa ni ukuvuga ngo ubona ko gakiza kitwa gakiza kuko wakijijwe icari kikuremereye wagikijijwe ko ari cyo warekuye wakirekuye rero mu magambo make aba bantu bafata iki cyemezo bajye babanza babitekerezeho bakagombye kubitekerezaho ntibahite bafata umwanzuro icya kabiri hari amagambo mu nsengero kubera ko runaka afitanye ikibazo na runaka akagenda akishashariza imbere ya pasiteri nanjye ubu nyine nurumva ntago umana n'uyu muntu ngiye kuva mu itorero nigendere kubera ko amuziho akantu akavuga ati rero aho kugira ngo ugende buriya ndamupro jugunya hanze ugasanga umuntu ajugunywe bitewe n'ishyari cyangwa se n'uburyo yari ameze mu itorero ugasanga bamutaye kandi mu by'ukuri yari afite umumaro cyane cyane yari umunyamasengesho wisengera Imana ndabwira abo bantu rero ibintu bakora ntago ari byo naringe kugera ku musozo kandi tutarabugeraho so mu magambo make ibi bintu ntago byakagombye umupasiteri yakagombye kumenya ko intama yaje imuhungiraho reka ikintu gitangaje wumva ikintu gitangaje bienvenue wari uzi ko pasiteri nubwo ayoboye iyo paruwasi ejo azayivamo cyane ese umunsi yayivuyemo akagera ku yindi paruwasi agasanga wa muntu niho ari gusengera ntazamutenga ese umunsi wa muntu yaje kuvamo undi muntu ese umunsi yavuyemo umuntu mwiza ejo akazabona nawe pasiteri ko atari umuciraho iteka umunsi yavuyemo umuntu muzima ushobora gufata ibyemezo noneho bikomeye biri hejuru yiwe y'ibye noneho azabigenza ati aragiye amusanze ku murenge niwe gitifu aragiye amusanze ahandi hantu agiye gutura mu mudugudu we niwe ubuyoboye kuko uyu muntu bizagenda gute ibi bintu ntabwo reka ntabwo nshaka kumuvugaho namuvuzeho ariko wenda tuzakomeza tugenda tunabivuga Kayini yica muri umunara Imana yavuze ngo uza kubona wese ajya gutimbura Kayini aravuga ati ndapfuye nanjye ibi bintu ntabwo nzabyihanganira umuntu wese umbonye akubite abwira Imana tutaragenda ndabona iki gihano umpanishije yawa kirakazi ntabwo cyakwihanganirwa se nanagishobora Imana aravuga ati ese ko ari igihe muremye genda gicamu cyawe genda ngaho genda bazakureke ntihazagira ugukoraho uzagenda uzapfa gupfa genda ariko ndakuritse ariko umuntu umuyobozi aratinyutse ajugunya umukristo kira kintu ntago kinezeza mwigisha byumve sibyo umwigishe natabyumva arakomeza ari mu gitabo cy'itorero naguma aho ngaho umukurikirane umwigishe gahoro ariko nta muntu utumva nta muntu n'umutumva mwigisha umube hafi ese kuki utanamusura ese kuki utamuhamagara iwabo ukamuganiriza ukamubwira ibyiza akabona hano ari kurengera ko ari yabi yenda agafata imyanzuro cyangwa nanayifata ariko wabona aje ku cyumweru ntuhirwe uvuza induru ngo uravuze ngo birahagaze birahindutse uyu muntu agomba kuva mu itorero ngo ajye hanze ntago ari byo hanyuma reka tusimbukira kuri iyi ngingo ijyanye n'inusa ijyanye
minota mike dusigaranye ariko turagenda tunakirana ku murongo wa telefone kugira ngo tuze kubiriza hamwe iminota dusigaje ku murongo wa telefone mwazi kuduhamagara muciye kuri 078 768 cyangwa se 07281071 iyo mirongo yombi murazi kuduhamagaraho cyangwa se mukoreshe ubutumwa bugufiya kugira ngo turusheho kugendana neza cyane. Ndibaza ubu ngubu umurongo wa telefone turafunguye, ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi kuri iyi ngingo turi kuganiraho, turakugenda dusangizanya ijambo kuko iki kiganiro ari mbwira nawe. Reka kwikubitiro twakiriye umuntu twumva uko bimeze. Hello. Ayise anyaruka ariko turagenda tubakira mutubwira uko byifashe. Ubwo nagira ngo uhite ugera ku ngingo ivuga ngo uyu munsi turi mu isi ya tekinoloji yihuta cyane mu ikoranabuhanga. Watanye tubwiye dusangiza uko byari byifashe mu byo hambere n'uyu munsi wa none. Hanyuma uyu mukristo, uyu muntu dukurikiye, ugize amara kuba dukurikiye, akora iki muri tekinoloji? iri kwirukanga cyane. Bibiri uzi ukuntu uvuga, komeza icyo ufite hatagira ubwo twari ikamba ryawe. Yaba afite pirate se? Pirate yiheze. Uyu muntu niba ari kubwirizwa wenda tuvuge na byembe bahaye akazi ariko wajye uvuga ukabitobora bahaye akazi. Yes, bahaye akazi. Urumva nawe ntacyo yifitiye, nta n'umwanya afite. Nimuntu ahora akubwira ati nuko Yesu abigenda gute bati umwuka basobanurira akaba aracomotse. Uyu muntu uri gufata ibintu biri aho ngaho bicanga canze arabihuza ati uzi ko buriya umukristo ari umuntu ukomeye cyane. Uko byagenda kose uriya muntu nubwo ari kugenda bicangacanga avuga ko Yesu ari umwami. Yego. Hanyuma umukristo we yakirira ibyo umubwiye, uranyumva, kandi akabifata uko bimubwiye. Ariko ndashaka kubwira ngo uriya mukristo icyo agomba gukora no guhagarara ku cyo yumvise. Niba yarabwiye ko Yesu ari umukiza, akabwirwa ko ibyaha bihari, ndabizi neza haraho birirwa basenga bakageza nimugoroba batavuze ku cyaha, bari kuvuga ibitangaza gusa, bari kubona umwuka wera. Mbese muri make bitangaza bikoreka ugiye muri Amerika, ugiye Burayi n'ahandi, akabyo birirwamo gusa ntibakomotoze ku cyaha. Hari umuntu umwe heruka kunganiriza arambwira ati nibajije hano nagiye gusengera, bampa amasezerano kandi nywa mitsingi, ndi n'indaya, ndakora ibintu bikomeye, hanyuma mbona bampaye amasezerano bambwira ibitangaza ngiye gukira, ngiye kujya. Ati ngeze hanze nibaza Imana impaye ibi bintu. Ati Imana impaye ibi bintu kandi nkora ibi bintu koko. Imana koko ibintu birahuye, ibi bintu birahuye koko, ibi bintu nibyo. Ati nomva birahindutse. Ndavuga ni ibintu by'umuntu yipapiriye kuko ntabwo yarebye, ntiyigeze anyihanisha. Ni abimbye vuye umuntu ni muri iki cyumweru gitambutse. Ati ndebye binambwiye, ndavuze nte oya ndabikemanze, ntabwo ari ivuye ku Mana, ntabwo Imana yaza kumpemba ibintu bite nkurikije nibyo nkora. Maze kujorwa n'umuntu utazi Imana. Tekereza rero n'umuntu yaraje yumvise ko hari ibitangaza, hari ahantu nyine yari yumvise ko hari ibitangaza, agendera muri icyo kigare nawe ajyayo. Bamubonye ukuntu ari mwiza, bamubonye ukuntu angana, mbese muri make baravuga ati uyu we yabona nka miliyoni. Bamushimishije umutima gusa, ariko ni housing bashimishije kuko umutima we wari ufite ibibazo, yari afite ibyo yibitseho. Ateretse bamuha amasezerano, bamubwira ibitangaza, mbese tanga, mbese muri make bamubonamo ibintu bikomeye. Akarambwira ati giye rero nahise mbibona, ati kuko banaturaga kenshi, ati mpita mvunjisha sengisa nkajya ntura sengisa. Ati nubu ndababara kuba naratanze amafaranga yanjye kandi baranambeshye. Urumva icyo kintu? Rero mu magambo make uri uyu nguyu uri kunyumva, umukristo wese aho ari akaba yumva iki kiganiro, yakurikiranye iki kiganiro, ye kwiheba, ahubwo icyo asabwa ni ukuba imbere y'Imana. Pasiteri si uzamugeza mu ijuru, sibyo? Ntabwo pasiteri ni ikiraro, ashobora kukuyobora inzira yo gutuma ugera mu ijuru, ariko ntabwo ari uzamugeza indani. Ko ashobora gusigara, pasiteri ashobora gusigara, diakoni kazitanga diakoni ashobora gusigara, ariko noneho we icyo asabwa nuko yakira Yesu nk'umukiza n'umwami, akavuga ati jewe namaze kumenya ukuri. Uko kuri rero ntabwo nzakuvanga n'amajyambere ari kuza, sibyo? Uko kuri nta kuntu, sinzi ukuntu abantu bibona. Reka mvuga nko ku kantu kamwe, umuntu Imana yaguhaye inzara ku ntoki 10, ngiye mfite 12.
imana yaguhaye inzara ariko uragiye ugiye kurangura izindi nzara zo kugereka kuri za nzara sibyo nuvuga ngo ibyo bintu ugiye gukora ni iterambere uri kubona ariko bigiye kukujyana mu buryo ugiye guhinduka ayo mahindukire yawe rero umenye ko ari gutakaza umwimerere wawe wa mbere ni akantu nenshatse gutangaho urugero rero mu magambo make urasabwa kumenya ko ibyo bintu ukoze binyuranye n'ibyo Imana yaguhaye ubundi wakagombye kuba uko Imana yakugize simvuze ngo ugende ucupire ugende uhinduka ukundi kuntu biterwa n'uriwe naho uri ariko n'umuhamagaro wawe ugiye wahamagariwe wakagombye kumenya ko uko wahamagawe ari kuguma yego komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe hanyuma abandi ukareka bakagumana ibyo bagendamo ariko nibura ukagaragara nk'umuntu ukinezeza ukamera neza ugasa neza ukambara neza ariko bitavuze kugiye ariko tekereza nk'umuntu ugura akagura coupe y'igitambaro yego akayikuramo amajipo 6 imwe metero imwe sibyo agakuramo amajipo 6 ese nk'uwo muntu koko ari gushaka kwambara cyangwa ari gushaka kwerekana ubusa aho buri urumva ni ikibazo noneho icyo gihe rero namenye ko niba yatangiye gukuramo coupe imwe kuyikuramo amajipo 6 amenye ko yatangiye gutakaza umwimerere yarafite sibyo tujye tuvugisha ukuri erega kuraryana ukuri kurahanda n'abantu banyumvise ndankigisha ku bupasiteri mbabarire kuko di twese nanjye uramvuga nuriya nanjye mfite aho bamvuga bakavuga ibyanjye ariko ndashaka kuvuga ngo nibura buri muntu mwitorera abubejejwe muri ryo sibyo ntuza Paulo niwe yavuze ngo ngerageza niba ari wavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere yes nuvuga ngo uko byagenda kose n'umuririmbyi yarabiririmbye mu gushimisha aravuga ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibya ngo ariko njya mbyibonamo ariko kandi noneho jya umboneza nuvuga ngo ari kuri Kristo ariko kuko ari mu isi kuko Imana yarabivuze wasibugushije ishyano kuko nkuroshye mu mubi sibyo ariko nanone uko byagenda kose gerageza ukora ibintu runaka sibyo ngiye mperuka kugenda mu ibisi ndi kujya mu ntara simvuze ndicariye ndi kugenda nisomera agatabo nari ntwaye nanicaye muri twa dutebe two hagati umuntu umwe arahubuka aravuga ngo pastor ndikanga ngo pastor ngo ngwino wicare hano ngo pastor turabubaha ntabwo mvuze sinigeze nanitaba wampamagaye ngo nkampamagara avuga kuri pastor reka naye nicare gutyo gusa none abona ko imodoka igera mu makona n'icyo cyose ahita avuga ngo pastor nta mu pastor ngo abapastor turabubaha ngo wicare hano wabwiwe n'iki niba ndi pasiteri noneho ndavuga ntiho yantereka nkomeza ati njye namaze guhaguruka ubwo kandi twari mu makona aba arahagurutse araje arambwira ati haguruka singukoraho ariko haguruka ugiye kwicara hariya ndagenda isoni ziranyica ndabwira iso ubu yo nuruka i Kigali ndi kugenda ry'ubunyobwa ndi kugenda mvuga ibintu bibi yarakuvuga ati ibi ni ibiki ntabwo namuviririye n'abantu bakubonye bari kutabagira ntabwo namuviririye uzi ukuntu byagenze tugeze kuri leta hashaka kuvamo namuwaje se uranze ati nkuzi muri 93 Jesus muri 93 ndakuzi uranzi unzese ati waje gusengera mama yarwaye abadayimoni ubwo urumva iyo nza guturuka i Kigali hari ibintu ndi gukora 9 imyaka yose anzi yari umwana muto aragenda arasezerana arabishyingirwa arabyara myaka 31 yose ishize uranyumva nukuvuga ngo icyo gihe yomba nari ni gukora ibintu bibi yari kubishyira muri agenda ngo abapasiteri bikiye nuko babaye ntabwo yari kureka ngo ni anyimukire ahubwo yari kuvuga ati n'igishaka intebe nishaka ciko uhonde agatwe hasi icyo gihe bishatse kuvuga iki nuvuga ngo azi umwimerere wanjye azi uko nari meze anakurikirana amakuru uko byagenda kose arankurikirana nuvuga ngo icyatumye anyimukira nuko azi icyo yambonyemo akaba azi ko akinkurikirana niyo mpamvu mbwira umuntu wari we wese utwumva ntabwo ukwiriye kujyana n'amajyambere ahubwo ugiye ukwiriye kujyana n'ikimana yagushizemo sibyo ukajyana n'ikimana yaguhaye niba bagutenze wihangana ugume mu itorero Hega pasiteri ntabwo afite uburenganzira bwo kugukura mu rusengero ugeze ku kintu nashakaga ku bantu bagiriho n'ibyo ngibyo watenzwe wahuye n'ibikomere runaka mu itorero kubera runaka ye kwiruka ngo ajye ahandi ntabwo umwe muri iryo torero kuko niho yahamagariwe aryihanganiriremo kuko ni ishuri yinjiyemo njya nkunda kuvuga ishuri ni ishuri yinjiyemo aryihanganiriremo kuko pasiteri uko byagenda kose bazamuhindura bamutware
kandi wazaguma mu itorero. Hanyuma we ayisuzuma arebe niba kuko yarakoze icyo cyaha acyature anasabe n'imbabazi mu itorero. Twara kari wa mupasiteri ny'itorero niba ni nyiri itorero ntacyo bitwaye. We niba kuko yaramutengeye cya kintu kuko akaba yaragikoze ntacyature mu rusengero. Abakristo bo bamenye ko yatuye, sibyo? Hanyuma abo mukristo yego agumemo. Kuzerera ntago ari byiza. Agumemo akora imirimo y'itorero, bamwange bamurebe nabi, ariko yara wakiranutse imbere y'iki y'Imana. Nta muntu ushobora gukundwa n'abantu bose, ntago bishoboka kuko twamaze kugera ahantu habi. So mu magabo make arasabwa kuguma aho ngaho. Yarakomeretse koko nibyo, ariko amenye ko yakomerekeye aho ngaho, ariko bigomba gushira. Anagira umutima w'imbabazi, ababarira uwamugiriye nabi. Ko bashobora kuba baramuhohoteye, ariko amenye ko bibaho. Na Yesu ubwe baramututse, baravuga ngo tuvire mu gihugu. Ubwo yabwiraga babantu babe bamutumweho, babe bamutumyeho ngo nabavire mu gihugu. Arabwira ati mugende mubwire iyo mbwa y'ingunzu yuko nkora umurimo wa data. Yego. None ndakora n'ejo nzakora. Ntabwo mva mu gihugu ko ninjye ukiyobora. Ni Yesu yabwiraga. Ariko Yesu nawe asubiza uwo muntu arababwira ngo mugende muri intumwa, mugende mubwire gutyo imbwa y'ingunzu n'ibindi bijyanye n'ibyo. So mu magambo make kuva mu itorero ukajya muri indi ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo ukwire kwihanganira ibikugerageza. Ko numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Hayo pastor, ndibaza twagana ku musozo kw'iminota twamaze kutugonga. Gusa ndibaza twaganira byinshi bitandukanye. Sinzi niba hari icyo twatanga nka recommendation wenda ku bantu batandukanye. Ndibaza ko inama zo twazitanze byinshi bitandukanye bigarukaho, ariko hari ikindi wumva wagira icyo ubwira abantu ubijyanye n'abari badukurikira by'umwuka kuri ingingo twari turiho. Ndibaza twatanga iyo message, hanyuma tukaza no gusoza utanga umurongo wawe telefone kugira ngo wenda uwakenera izindi nama cyangwa inyunganizi cyangwa ibindi bitekerezo yatanga kuri izi ngingo cyangwa mu biganiro tugenda tuganira bitandukanye, hanyuma abe yakugana ku murongo wa telefone wawe. Mu by'ukuri ntabwo ndibuze kuvuga byinshi uko twabivuze. Icyo nabwira umukristo, mbanze vuvuge ku mukristo wahuye n'ibyo bikomere, nakomere ndamuhumurisha. Icya kabiri, pasiteri ntabwo mwigishe mu mbaraga akoresha n'akazi akora cyangwa se n'umuhamagara afite. Niyihangana abanza ajya agenzura amenye icyo agiye gukora ko ari cyo cyangwa atari cyo. Yego. Gatatu, utarava iyo hirya uri mu byaha, ntavuge ngo burya bibera mu itorero ngo nanjye sinkigiyeho ngiye kuguma hano. Ntabwo ariko bihora. Yego. Ahubwo amenye ko akwiriye kwihuta hakiri kare, akinjira mu itorero hakiri kare, agakizwa, akabona ubugingo. Hanyuma nawe akinjira mu mwanya w'abantu bashimwa n'abantu n'Imana. Yego. Hanyuma igihe cyose bagahora bizeye ko nubwo wakomeretse ariko uzaruhuka. Ntabwo ndibuze kuvuga byinshi. Yego. Gusa uhagaze yirinde atagwa. Kandi uwamaze kubyinjiramo ntabivemo ngo ajyanye n'amajyambere. Yego. Ngo agiye muri ibi n'ibi, ahubwo yumve ko Imana yamuhamagariye ari cyo ngicyo kandi azagikora. Hanyuma nasoza ntanga nimero. Yego. Ushobora gushaka kumuhamagara, mboneka 28 kuri 28 ni 078 gatatu gatandatu gatandatu 20 10 078 gatatu gatandatu gatandatu 20 10. Na Airtel ni 0738 gatandatu gatandatu 20 10 0738 gatandatu gatandatu 20 10. Aha, mushumba rero kandi tushimira abantu, hanyuma nayo ngushimire ko bw'uyu mwanya ikiganiro Imana dushoboje tugeze ku musozo. Yego. Aho utaha. Imana ibaho umugisha kandi wakoze kuza. Yego. Nanjye musabiye umugisha. Shalom. Shalom.